njyewe urumva ndashaka kugusezera nyine nkaba mvuye muri bamenya urumva ndashaka kujya muri papa sava iki ndashaka kujya muri papa sava niyo mpamvu nashakaga nyine ngo duhure mbanze nkubwire ko ntazagaruka muri bamenya amahoro y'Imana bane namwe inshuti zanjye bakunzi banjye mana yanjye ni uko Imana nduha umugisha kuba mbafite mungana gutya mana yanjye uzi ko birandenga Imana ijya ibamera umugisha nyagasani ajye muri gahunda zanyu abashyigikire uyu munsi rero hari akantu nifuje gukorera boss wanjye reka muhamagare namwe mumbaye mutega amatwi mwumve Alo, salamu alaikum. Salamu. Ndama bimeze bite? Sama makami. Ko amasaha se mbona yabaye hatari wabuze? Cyandi muri office ndi kumwe n'abantu. Kandi nawe watinze ntabwo ibyo twumvikanye ntabwo ari cyo wabonekeye. Nagiye guhambura baraninza none se nanjye nabonye nyine utinze mpita nitahira ndimo gutaha. Ariko nashakaga nyine tuvugane kuri phone kubera ko numvaga nshaka ko turara tubirangije ibyo nashaka kukubwira turi kumwe. Rero mfite abantu benshi bamereye nabi. Ariko kumerera nabi kwabo nanone nanjye nkumva nubwo bo bashaka kubikora mu kavuyo kabo ariko ashaka kugura abana ze inzi ko y'abana batatu bashaka kuguriramo oya ahubwo njyewe urumva ndashaka kugusezera nyine nkaba mvuye muri bamenya urumva ndashaka kujya muri papa sava iki ndashaka kujya muri papa sava niyo mpamvu nashakaga nyine ngo duhure mbanze nkubwire ko ntazagaruka muri bamenya none zo kujya kwa papa sava bivuga ko ugenda usezeye muri bamenya urumva nyine ukuntu bimeze ndimo ndanga kujya ahantu henshi kubera ko nahagaritse no kugira izindi filime nyine none se ukaba udashaka kujya ahantu henshi ukaba ugiye hehe ahubwo ngo nyine ubwo urumva naho ngaho ugiye ntabwo ari benshi oya nyine ndashaka kugabanya ahantu henshi nyine ubwo cyangwa urashaka kugabanya akavuyo k'iwacu oya none se uzabona gushaka kujya ahantu henshi ugasiga udusezeye ukaba ugiye mu yindi projet ahubwo uzi ko papa sava atanakwemera papa sava se ko yakwemera comment z'abamenya muri papa sava none se ko ari bo babinsabye cyangwa wizeye ko izina bakwita muri papa sava byahindura ko yitwa ketchup birashoboka ariko none se ubwo mbigenze gute ko wumva ariko bari bansabye kandi nanjye hari ibyo nifuzaga bakaba bari babyubahirije nimba uzi ko ugiye kugenda niyo cano yawe uraza kuyisiba kubera iki nose yitwa bamenya yitwa ketchup kandi ketchup n'umwana wo kwabamenya none se ubwo rama wanze ko tunabonana kuri telefone nyine umva ukuntu utangiye kuvuga nsubiza none ze brand ufite urayifite amaze ko brand nini ni ketchup kandi ketchup n'umwana wo kwande kwabamenya ubwo rero uraza kuyiguhitamo kugenda ukajya kwa papa sava bakakwita amazina bamara kwita amazina ukayita cano yawe ugatangira kuyikoresha base guhindura izina hari ikibazo ubona izina bazakubatiza rizakunda oya rizagorana kubera ko urugero nkaba kanyombya aka kanya turacyabita kanyombya kuko barikuye ahandi ubwo rero wizeye ko papa sava akeneye kujya muri message zavuga ngo dukeneye ngo ketchup ngo yavuye kwa bamenya wizeye ko papa sava yabyemera ndabizi n'umusaza ntabwo yakunda akavuyo kangana uko wasanga urimo aranambeshya oya ntabwo ndi kukubeshya umuhamagara umubaze mushyire kuri telefone none mushyire
njye se ubu sindi kumwe na Mutabazi si bampamagaye yumva Mutabazi se nawe wemeye ku kavuyo? we yambwiye ngo we ntiyabyivangamo cyane ngo nimba numva nagenda ngo nawe ukanyemerera ngo mbirangizanye nawe. Mutabazi ni umuhungu wacu, ntabwo ibyo ngibyo yabikunda ndabizi, ahubwo wowe ufite akavuyo. oya ntawe. njye ninjya kuzana inkoni nkukubite. mbaye umukobwa wawe neza neza. uri umukobwa wanjye. none se ubwo ibyo ngibyo byo kujya kwa papa Sava ubyiyoreye, nimba ushaka kujyayo uze kuza twicare tubiganire, kandi ndabizi umugabo we ntabwo akunda akavuyo, ariko ubundi Kecapu ubundi ibyo ni bicyo utangiye ubundi. reka nkubwire, ubundi twari kurara tubonanye tukabivugana tugafata umwanzuro, kubera ko nshaka kuzatangira ejo. none naze kwa sewo nazahita nyina hose no muri Seburikoko niko twavuganye. ni poromosiyo y'amarago. uri gutuma nseka. oya mwana njye nawe bawe guseka. none ukuntu uri kuvuga ngo ni poromosiyo, ntabwo ari poromosiyo. urumva sindi buvuge wenda byinshi cyane, ariko hari agakontara twari twaganiriyeho. ndababwira Ramazani ni umuntu wamfashije cyane, ntabwo nakifata ngo njye gusinya kontara ntabanje kuvugana nawe. umva nta muntu ndusha amafaranga, reka ibyo ngibyo by'amakontara uze nguhe kontara. iyo ufite se ntabwo guhagije, kandi mba utari ushaka no kugira ngo indi ivugururwe ngo yino mfite ibintu byinshi nakwandikiye ubuze ubikine, cyangwa se uze ukine ibyo ukina warangiza ugende. ubwo watangiye kuduhaga. oya ntabwo ari ukubahaga gusa Imana yanjye. batangiye kuduhaga, bamenya ntabwo ari filime my friend, bamenya ni family. ndabizi iyo umuntu nawe ashatse gutura famiye ye muramureka akagenda akazagaruka, ubwo ukazaba nk'aya ndirimbo yo mu barokore bavuga ngo umwana w'ikirara. ubwo rero niba ari uko nk'uko bimeze, nimba ugenda ubwire kontaro uyireke uze ukomeze ukine, cyangwa se nimba wumva washyushye ushaka kujya gukinayo uze ukine sene zigusezeramo bamenya ukore na interview y'uko ugiye. none se noneho reka nkwereke, reka njyewe nkoherereze kontara yabo uyisome. nta kontara nkeneye gusoma, ahubwo mpereza Mutabazi. aratwaye ikirere sipika agenda avuga, wowe yifasha kugira ngo polisi itamwandikira ko amagenda avugira kuri telefone. ahubwo se ubwo ntibabibona, cyangwa reka ne kumukoresha amakosa. Mutabazi uwo ni boss wanjye bamenya. muri kumva ukuntu bigenze. so Rama umbabarire, nyuma y'uko uzabona ibi ngibi ari kumpamagara, arimo kumpamagara. ntabwo ndi bumwitabe kuko aransaba Mutabazi kandi tutari kumwe. bose wanjye wihangane, ako karaga planka ntago nkwanga, ntago nava muri bamenya. mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, sinava muri bamenya. mana yanjye nubwo byagenda gute, niyo nakinamo batampemba, niyo nakinamo bimeze gute se, nitegera ntago navamo. ndago muri kumva, ntago nava muri bamenya. Ramazani bamenya umbabarire, ni ukuri nubona ibi ngibi byari plank, ariko ntago nava muri arongera ahamagaye. oui Allo? oui nanjye kugushyira muri speaker mpita ngukupa nabishaka. muranga no kunyitaba noneho. oya nyishyize ku ruhande. mwomereza Mutabazi. yambwiye ngo nindeke kumuvanga mu bintu byacu. imbara udashaka kugira, ntabwo channel yawe ntabwo uyikunda. ndayikunda. ubwo ninyikubita couplate y'amazina yanjye
si ubwo rama twaba dupfuye iki? ibyo bintu utangiye kuzana by'imikino uzi ko uri brand yanjye ubona nagira nayitangamo raporo ndabizi wabikora. umukobwa ananiranye wawe nose cya gihe bwa mbere ntubyibuka ko njya kwifungura ariwe muntu wa mbere nagishije inama itaranafungurwa. nyine ugomba kumenya ko uri umukobwa wanjye ukanyubaha nka papa wawe wakwise amazina akaba arimo arakora hit hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo urugero mu yandi makontara ubiretse ngiye kuza mu kanya ku Ruyenzi nze tubiganire. none se nta none se we mbwira nze ku Ruyenzi niho urimo urajya. ngiye no kugira mu rugo ahubwo nuko nagomba guhita njya kureba teta ntabwo ninda mu rugo. nze duhere kwa teta se nujya guhaguruka umbaza ko nyiri mu rugo cyane agiye kwa teta. ubu kugira ngo utongera kunyitaba. wowe ndakwitaba. Okay, are you serious? Cyangwa uri muranye? Ndi serieze nukuri ninakwitaba basi uze mu rugo. Mwese ibyo mwambira uranyinisha umajya ngo njagaraza mu bwonko cyangwa uri serieze. Ntago njye nagukinisha rama ndi serieze. Ndabizi ngo nakunda brag urabizi. Ndabizi. Erega mfite utubazo. Utubazo ufite ndabizi ufite utubazo kubyara abana batatu nagaye ikintu cyoroshye. Nukuri kw'Imana. Matiyo bari nyinshi n'abantu babyara umwana umwe baba bataye umutwe. Nukuri. Aho kugira ngo rero uze ngo ugiye gukina muri filime ngo yivemo wazikinamo zose ahubwo ugasanga umwana umwe n'uwa papa sava undi no se buri koko undi wabamenye. Naho n'umwazana imikino gufagara n'ibyo by'amakonta ntabwo mbikeneye noneho exactly. Wewe ngwino ngiye kuza iwanyu tubipange tubivugane tubishyire ku murongo. Cyangwa nzaze ejo tuvugane mu gitondo. Oya ngiye kuza ubu ngubu nyabyo nkundi ibintu birara bimvanze mu mutwe ngiye nabwo nakurakara. Nujya guhaguruka umbwire. Ngiye guhaguruka umbwire ndahagurutse ubu ngubu. Ni inama utumye nyica mwese nakuye inama gutuma uramvanga mu mutwe bigezeho ngaho. Rama. Ese umukobwa wawe wabaye iki ubundi? Ntacyo ni ukuri ko Imana ngiye. Wagira ngo wasaza noneho. Ni ukuri mfite ibibazo Rama uzi kuno. Anyira ufite ibibazo bitewe n'ibintu mwambwiye kuko ufite ibibazo. Reka nkubwire hari ibibazo mba mfite ni ukuri ko Imana bindenga kandi urabizi nawe. Niba ibibazo byawe ntazi byose urabizi ariko ubu ngubu nyine hari n'ibyo ngira nka we ntabwo uri umukinnyi wanjye uri umukobwa wanjye. Ndabizi. Ibyo ngibyo rero byihorere ndaje tuganire ku bibazo byawe. Sibyo? Kandi nkebeje nkaza ngo wagize ninkora iwanyu ndatanze ko. Ninkuburi wanyu. Oya ntago mbura. Urahansanga. Njye kujya kwa teta reka mbireke. Sawa ndaje. Sawa. Mu by'ukuri wabona aje kamuhe mesaje. Kamuhe mesaje mubwire ko byari ukumukinisha. Ni ukuri ko Imana reka nigarukire ntabwo nava muri bamenya nta na kontra mfite nta bya papa sava nta n'ibya seburikoko. Mu by'ukuri n'ubu ari guhamagara ntabwo ndi bumwitabe kereka nahamagara Mutabazi. Mu by'ukuri nta byo kuva muri bamenya bihari. Ngiye nk'uko nabibabwiye muri bamenya niyo waba atanyishyura nakina, niyo haba nta n'itike bama nakina kuko ni filime nakuyemo izina aka kanya ngenderaho kandi izina rikomeye cyane ryatumye mbagira namwe mwese nk'abakunzi banjye. Ikindi Ramazani ntabwo ari bamenya ariko aba ari ryo nkoresha kuko abantu benshi wenda ari ryo bazi. Ntabwo bamenya ngewe ari boss wanjye gusa, ni inshuti yanjye, ni umunyamuryango wanjye. Muri bamenya ntabwo ari mu kazi gusa, ntabwo ari muri filime, ni umuryango pe. Nta muntu wo muri bamenya nakifuza gutakaza kuko bose ndabakunda cyane. Wibaze abantu baje kumpemba mbere y'abandi bantu bari bo bose naba nzi mu bundi buryo, ariko bamenya iteka barahabaye. Ku munsi wa mbere mbyara bamenya yari ahari,
Biju yaraje kundeba kwa muganga, Kanimba yaraje, tuko wote timu yose. Ejo bundi mwarababonye baje kunsura. Man, ndabakunda cyane. Rero mbamenya umbabarire nubibona ntunyirukane. Unyirukanye urumva na Papa Sava ntiyamfata. Ndagusabye ntunyirukane. Byari planka byari ugukinisha boss wanjye nubwo aba boss batabakinisha. Mwakoze kunkurikira, Imana ibamere umugisha. Preview.